Muraho nshuti bakunzi bacu, twongeye kubasuhuza. Twishimiye kongera kubana namwe muri uyu munsi ubwo tugiye kongera kuganira ku ncamake y'igitabo cyakunzwe na benshi cyitwa Rich Dad and Poor Dad, cyanditswe n'umwanditsi witwa Robert Kiyosaki. Igitabo cyakunzwe na benshi cyane. Turongera kubibutsa ko mukora subscribe kuri no channel kugira ngo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byiza tubategurira, incamake z'ibitabo ndetse n'ibindi byiza byose bikomeza kubafasha mu buzima bwanyu. Iki gitabo rero ni ingirakamaro, cyagiye kinyura abantu benshi, dore ko cyanditswe n'umugabo udasanzwe wubashywe mu bukungu witwa Robert Kiyosaki. Wanditse ibitabo bitandukanye bivuga imikoreshereze y'ibyinjizwa ndetse n'imikorere y'ubukungu. Muri iki gitabo igitekerezo nshingiro ni uko abakire badakorera amafaranga ahubwo bakoresha amafaranga akabakorera. Tugiye kurebera hamwe ingingo zikomeye zigaragara muri iki gitabo, ndetse tureba n'ingero zitandukanye mu buzima busanzwe. Ingingo ya mbere: ntukemerere ko ubwoba bukugumisha mu gushaka imbaraga n'amafaranga. Don't let fear keep you in that race. Impamvu iruta izindi itera abanyamerika 90% bagorwa mu bukungu ni uko bakina ariko ntibumve ko gutsindwa bishoboka. Urugero: twigishijwe gukina mu mutekano, dusabwa kubona amanota meza, kugura inzu, guteganyiriza izabukuru, ariko ntitwabwirwa kwirengera ingaruka. Ibi byose nibyo byatubereye agatego mu bukungu. Indi ngingo ya kabiri tubona muri iki gitabo: irinde ko amarangamutima akuyobora mu byemezo bijyanye n'ubukungu. Avoid letting emotions drive your financial decisions. Kwemerera ubwoba n'amashyushyu bikagutegeka uko ukoresha amafaranga bikobera mu nzira njyabukene. Urugero: nyuma yo kuzamuka mu ntera, amashyushyu ashobora kugutera kugura imodoka nshyashya aho gushora mu yindi mitungo yakwinjiriza kongera ubukungu. Ingingo ya gatatu usanga muri iki gitabo Rich Dad and Poor Dad: shora mu bumenyi ku by'ubukungu. Invest your financial intelligence. Ubukungu ntibwigishwa mu mashuri, aribyo bisobanura impamvu abantu bize bafata ibyemezo njyabukene. Urugero tubona hano: umuntu unjiza byinshi ashobora gukena kubera ko atazi uburyo yakoresha amafaranga ye akamukorera. Ingingo ya kane tubona ahangaha: bigomba kumvikana ko gutera imbere bisaba kwirengera ingaruka. Meaningful financial growth requires taking risks. Iga gukemura ibibazo aho kubigirira ubwoba. Urugero: kubika amafaranga yawe muri konti zo kuzigama ntibizigera bikugeza ku bukire. Ingingo ya gatanu: shaka ikigutera umwete wo kugera ku ntego zawe. Identify what motivates you to achieve your goals. Shaka impamvu zikomeye ku marangamutima bitari mu migambi yawe, ukora urutonde rw'ibyo ushaka ndetse n'urutonde rw'ibyo udashaka. Urugero: intego y'umwanditsi wacu yo kwigenga mu bukungu yatewe umwete no gushaka kuzenguruka mu isi ndetse no kudashaka kuba umukozi. Ingingo ya gatandatu: kwiyemera bishobora kwangiza ubukungu. Arrogance can lead to financial ruin. Igihe wiyemera, wizera ibyo utazi ko atari ingirakamaro, bigushora mu gufata imyanzuro ishingiye ku bujiji. Urugero: abantu babona ubukire butunguranye ariko ntibafate umwanya wo kwiyigisha, akenshi birangira bangije ndetse basesaguye imitungo yabo. Ingingo ya karindwi: koresha akazi kawe mu kwishyura za fagitire, noneho business uzikoreshe mu kuzamura ubukire bwawe. Use your profession to pay the bills and your business to grow wealth. Ubaka business hagati ya saa 3 na saa 11 kandi ukoresha inyungu ushaka imitungo kugeza ubashije gusezera mu kazi. Urugero: akazi ufite ashobora kuba ariko umuryango urambirijeho, mu gihe business ishobora kuba iri gushora mu mitungo ikodeshwa ari izazana ubukire. Mwakoze gukurikira ikiganiro, turabasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose dukomeze kubagezaho bikomeze bibagereho ku gihe, mwibuka gukanda n'akazogera kugira ngo byose bijye bibageraho igihe. Murakoze.